Inyuguti n'imibare ku binyabiziga cyangwa se plaque ziranga ibinyabiziga byo ngiye kubasobanura gatoya, ndabwira cyane kuziyariye cyane. Ndahera kuri GR, Government of Rwanda, ibinyabiziga byose bya leta, ibitwara abayobozi bakuru b'ibihugu, abaminisitiri cyangwa se n'abandi bayobozi cyangwa se n'ibindi binyabiziga byakora muri leta byambara plaque ya GR. Inyuguti n'imibare biba bigomba kuba bisa ubururu imbere ndetse n'inyuma, ariko plaque cyangwa se ibati rigasa umweru imbere, inyuma rigasa umuhondo. Ikindi ni plaque ya GP, Government Project, ni inyabiziga by'imishinga ya leta. Imishinga ya leta harazamo ubuhinzi n'ubworozi n'indi mishinga yose igamiye kuri leta, sinshaka kwitindaho. Inyuguti n'imibare bizaba bisa ubururu imbere ndetse n'inyuma, ariko ibati zasa umweru imbere, inyuma rise umuhondo. Ikindi ni CD, ambassador, ibinyabiziga by'abahagarariye ibihugu byabo, cyo twita ngo na ambassador. Ibinyabiziga byambara inyuguti n'imibare biba bisa icyatsi kibisi imbere n'inyuma, ibati rigasa imbere umweru, inyuma rigasa umuhondo nk'ibisanzwe. Ikindi ni plaque ya gisirikare cyangwa ibyo mwita ngo ni RDF, Rwanda Defense Force. Inyuguti n'imibare bigomba kuba bisa icyatsi kibisi imbere n'inyuma, ariko ibati rigasa umweru imbere, inyuma rigasa umuhondo. Ikindi kibazo ushobora kugira kuri plaque ushobora kumbaza, icyo duhurizaho twese, ibati cyangwa se plaque iranga ikinyabiziga igizwe n'ibati imbere barisa umweru, inyuma rigasa umuhondo, gusa inyuguti n'imibare birahinduka. Ikindi, ibinyabiziga byose by'abayobozi bakuru b'ibihugu, ibya ambasada, ibifite ubuso bwa ambasada n'imiryango ikora nka ambasada, bigenwa n'ubutegetsi bushinzwe, ntabwo bigenwa n'ikigo gishinzwe imisoro. Mandi magambo, umuntu akubwiye bati se ibiranga ibinyabiziga bya leta, iby'imishinga ya leta, ibya gisirikare n'ibya polisi, ninde muntu ugena izo plaque? Uzamusuye ko zigenwa n'ubutegetsi bufite mu nshingano zabyo. Gisirikare n'igisirikare itanga,